inze nkubwira iby'umubosi inze nkubwira impamvu irafa nica yiswe buri nguni na buri kantu fanicha buri kantu rero aba yigwiriye ku muromani base atuye umuromani ko wagira ngo ninjye atuye umuromani ngo mubyaze umusaruro buri kantu ahamagara kazungu ka bosi aramubwira ngo ngiye kugukakika inote y'ibihumbi 50 amukubita inote ya senkana aramubwira ngo hari ahantu nigwiriye kuri boro hari projet mfite shaka kurekura ndashaka iyi nkuru uze kwishyira mu bantu ibiserera ubwo ibyo bintu biri buze guhura na ya company y'Ikanombe nibyo shaka kukubwira ubwo nanjye niho nshaka kumuriza ibyo rero aho ngaho buri kantu rona yakubwiye ngo iyi video ndi buze kuzanya ihuza n'iki na company ikora intebe ndabikurira iri hehe ngo iri Ikanombe iyi nkuru ngiye kukubwira nta muntu n'umwe uyizi uretse njye nyine bro nabari ubwabo ntago baza ino nkuru ngiye nayikuye iriya ntuza buri kantu fanicha warayibonye iri hehe iri Ikanombe iriya company ntago ari ya buri kantu kandi yanditseho buri kantu fanicha ndaza kuza nkubwire impamvu mu nkuru yanjye nakubwiyemo nde umubosi buri kantu yabonye iriya video aravanga ingomba kwitwikisha buri kantu yahawe ikiraka cyo kwamamaza buri kantu fanicha uwo mukire ubwe abwira buri kantu ngo ngiye gukoresha izina ryawe ryanyu sibyo kuri company yanjye izina ndaryishyurira amukacika aya kabiri ya company yonyine yo kuba agiye kuyamamaza urumva ba buri kantu bakibona iriya video baravanga kuko dufite na projet y'ukuntu tugiye kujya twamamaza iyi company y'umukire uri kubyumva iyi video tugiye kugira gute kuyikoresha ko Kigayeri ubwe yivugira ko we na Keti Bashabe ngo bafitanye amasano muri famille mukuru ayo masano se naya uri kubyumva ko Kigayeri mu minsi ishize ubwo yari ari kumwe numwe mu bagabo bazanye Chris Brown muri Afrika y'Epfo ndaza kukubwira uburyo ko Kigayeri yahamagaye Bashabe ari hanze akabwira Bashabe ngo mbere yuko uzamuka banza unyureho mwereke diro tubanza gukinana South Africa dugego muhungu wa Ramaphosa sha yabonye umwana tambuka no n'ababana b'abanyarwanda we aravuga ngo dore my universe je baba we uzi ko yishyuye akavango ngenda shaka kwicara kuri tebo y'abariya ya Coach Gael na ntuza se yerebye umwana aravuga ngo ye baba we Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV haba amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko muri amahoro natwe tumeze neza cyane utameze neza ihangane biba byanze ariko ejo hamwe n'Imana bigakunda reka mbabwire ngo mujye gukora cyane kandi musenge cyane maze Imana ibashe kuduhera hamwe umugisha twese muri rusange mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi imbere yanjye ndi kumwe n'umujene Emi Kabaka wijanditse nkunda amahoro ikibazo amahoro yo nta gukunda ukunda amahoro ariko amahoro yo nta gukunda uriya kwikundira amahoro nayo akagukunda kora ibyawe wigendera ubundi nicyo biba bivuze angiye kugerwa intosho angiye kugerwa akasha Alice rego ko umuntu atera imbere buriya nakugenda ugwiza abana tasha ntibanyurwa pe kugenda utera imbere nako uba ugomba kumenya ko abana nako bagenda bazaba kuba ibyo ngibyo ubizi ntacyo bizagutwara rero ngewe kubango ngewe bari kugenda bayo nese sinkunda amahoro si ubibona nakankunda amahoro kandi niyo mpamvu nkubwira ngo amahoro nta gukunda unejo wamamagara Emi Kabaka nkunda amahoro bimeze bite se cyameze neza ndashima waciye kwa Yongo Paris no kwa Jumongo kwa Yongo Paris arabasani bandi bari bahari ku mugoroba nyuma yuko nyine abantu batangirega kwishima ngo bakiriyeho ngo urushinge akora urushinge narwo ntuza se hariya kwa ntuzaho kugisiga yaho bihora ari mu kazi ngo telefone ziba zicicika ngo afite telefone zigera mu 10 ngo zisonera rimwe ngo
afata uwicaye muri saro umwe ari kumukorera afata uwicaye muri saro akamubwira ngo iyo telefone ni isona umurangire muri n'abafataga nimero z'abakiriya guhamagara ino nimero ariko shake yakoze abajere baradabagiye aruhukira kuri biyari aruhukira kuri biyari akagenda akabakina akabiyari gake gake azayaduhe rero dore turamwamamaza azaduhe turyemo kuko twebwe ni fresh kaba umeze neza nawe ujya amakara ese nakwaye storejo twakoze inkuru mujene aranyandikira ngo ubonye ntumbone iyihe yinde nyine ngo zo mu gatenga n'ibiki mwe ngo bashyizeho agatenge umubyeyi yavuye muri yitongo akavuga ati nyamuneka nimutwikire twabonye ntago ari iz'abato barayirebye bicara hasi bararira urumva niyo mpamvu ngenda kubwiye ngo iyi nkuru nakubwiye aho ngiye kuyera hose ndaza izi nkuru ngiye kukubwira ureke n'ababavuzasi bose ureke babavuzasi bose babona ibintu ngo bari kugendana n'ibiri trend urumva ndaza nkubwira ibyino video nze kuyihuza n'iki Okimu na furnitures inze nkubwira iby'umubosi inze nkubwira impamvu iri furniture yiswe buri nguni na buri kantu buri kantu furniture ibyo nibyo bintu buri nguni na buri kantu handitseho buri kantu furniture ariko bose nubundi barase si imanga wabonye buri nguni ibintu yaje akavuga ngo giye mu ntandukanye n'izi video imanga sha wowe ubashije kwitandukanya n'umuvandimwe mwasangiye akabisi n'agahiye mwakoranye muri Sarikabuye mwuriranye imodoka z'ibisheke muri kwibi bisheke muri kubikururamo ayo ni amateka nyine ayo ni amateka za Kabuye ubu bameze neza yego reba igihe cyose babani uribuka ahantu bwa mbere bakoreraga hari hakurya iriya mu misozi ariko bameze neza hahandi mu misozi Imana buriya nta hantu bitagukura aka kanya nibwo agiye kumwihakana ngo ngiye ngo munandukanye ngo na buri kantu ngo ngiye nitwa buri nguni ariko yitandukanyije na video ntabwo yitandukanyije n'umuvandimwe ako mani ijye ubyiborera izi ni inkuru ngiye maze iminsi nziraraho bro ndara kwiyi nkuru nyitohoza urumva nza kumenya impamvu zino video nyuma yuko Kazungu ka boss warabibonye Kazungu ka boss yanditse kuri IG ye buri kantu ngo hamagaye kangahe urayibuka amagambo Kazungu ka boss yanditse yego urumva ngibye iyi video se mwabimenye ya buri kantu reka rero nze ninjire mite nkurasi nkuru dore bino video mukacika inkuru urumva ibiri kuri page yanjye ya 4 niho umwandiko wose niho nawufashe nkawandika nkaza navuga iti reka nyitohoze neza iriya video niba wayitegereje neza ntago uri yari buri kantu bro cyawe ntago ari we pe itegereza iyo video neza uraza kureba usange wenda igitwe urumva igitwe kandi igihanga cya buri kantu igitwe hano kiragaragara urumva oya nago ubwo ari igitwe cya kintu utangiye gukeka ngize ngo ni kimwe cyo kwayo uvuga ngo uwo nago ari buri kantu nureba neza agahanga ke uraza gusanga ahantu benda gusa ni mu maso urumva ariko nuza kureba ubwanwa bwe uraza gusanga uwo nguwo afite ubwanwa bwinshi wayibonye uyu ntago ari we pe noneho niba wumvise iyo video neza harimo amajwi avuga ngo uziko ngo basa neza we ngo iyi yakora bavugaga ko ari iki yakora video yakora iki byivugire yakora plaka bro ese ni prank yakora plaka ese ni prank oya inkuru ninjye nyitangaje iyi video se Okimu ntukaze kumakanya mu nkuru yanjye iyi video nuko tutayishyiramo ngo bidukundire kubera twaba tugiye kureba turakira akantu k'agafoto ntago dushyiramo video ariko video mufite ndi kubona ifite amasegonda 11 kandi full video ifite amasegonda 19 niyo ngiyo ndayifite ari nayo irimo amagambo avuga irimo n'amagambo iyi yakora iki mubwiye ko ari iki dore kuri page yanjye handitseho plaka bro
yego ako wandika nabi we oya ndeka ko wandika buskayito namaze sikayito yarashobora bangaga nago yandikaga urumva yarimuraga yege ngiye byanjye numwandiko mbafite mwanga komeza nkacika inkuru kandi nanjye mbyisomera hari undi muntu se mbyereka nta mwarimu uzankosora nawe se kutasoma mu hano uzitware wanazigurishe rega ndabaza ubusizi nkuru buzizi so nanjye ndi mu baje uyasubiza izi nkuru buzizi ntago narinzi izi nkuru nta muntu numwe ubaho nazi uzaho mba nazi ko abo nanjye ubushatse kungira mu uretse ngewe ngenyine nawe se ubu ngo rega wayihana jihad akayigira ute akayimena ntago izarizi byihorere izi ntago arizi byihorere ntago none se ibi bintu byose mfitemo hano ubu se nkubwire abantu iki babarira iyo ninde nkuru ntago ushatse kwikubwirira hano ngomba kuyimena twagiye urumva ndakubwiye ngo ibi ngibi biraza guhura na plaka bro niba wumvise ari amagambo bavuzemo ngo iyi yakora nyuma yo kwitegereza iriya video buri kantu na buri nguni nabo yabagezeho batazaho ivuye kwa kundi nyine uba uri kwirebera za boro za gisi zimwe ubu mbwira ni ukuvuga ngo bariya n'ubundi bari bibereye ku baromani bagwa kuri uyu muromani ubwo nyine ni ku baromani bibereye muri salo bamaze guterekamo B1 jini reka dushaka akaromani ndeba agasisiteme nakinjiriramo baba baguye ku muromani abaguye ku muromani sha baba we uyu muntu musa bega ikirimi we arawonka we aha hantu ibaze ko hano hantu muganga hakora yambaye ga mbega kuwonka umukize yewe we umuneke ari ukuntu umuneke nyine iyo uhiye cyane ugenda uwugira gutya uwufata akumwungwa apuye kora ibyo bintu ku imbere ya kamera wa kintu toka satani nawe sha urumva rero babigwiriye ku muromani baramwitegereza neza dore ko nyine nabo uburyo uri kureba umuromani ugenda ushaka umuromani wakugwisha sha nawe uza ku buryo uza gukubita iki akakubera umuroro modo buri kantu rero aba yigwiriye ku muromani basa atuye umuromani ko wagira ngo ninjye atuye umuromani nk'umubyaza umusaruro ati kuva iwacu mu ruhango mbonye umuromani ngiye kubyaza umusaruro urumva aramwitegereza neza ubundi nyine yahise agera kujya kwihera umuntu igitwe akoresha uwo muromani ariko ahita avuga ngo mukasevingira ahantu aka kavido k'uyu muromani aka kavido mukasevingira ahantu uri kubyumva baba barakabitse nyuma y'iryo joro bwarakeye buri kantu ahamagara akazungu ka bosi aramubwira ngo ngiye kugukakika inote y'ibihumbi 50 wa mujene burya akorera senkani akorera senkani ntago acuruza amayinite se nawe ntarenze none oye yari karanarenze senkani uzunguka gute kuri mobile money uzi ko wasaze wa mugani ngo kuri momo kugira uzunguka none senkani uzi uko zingana ku muntu ucuruza mobile money akomani ntabyo nzirega ntabwo nayicuruje uzi ko ngiye ari igihe nzagukubita ikintu cyangwa gutumura turi mu kiganiro uri kumva cyangwa ukanyirukana ntabwo nakwirukana kuko uyu muturanyi baravanye nyine nawe yigira gute ntacika inkuru urumva yamuhaye inoti ya senkani amukubita inoti ya senkani aramubwira ngo hari ahantu nigwiriye kuri boro hari poroje mfite shaka kurekura ndashaka iyi nkuru uze kwishyira mu bantu ibiserera ubwo ibyo bintu biri buze guhura na ya kampani y'Ikanombe nibyo shaka kukubwira ubwo nanjye niho nshaka kumpuriza ibyo rero aho ngaho nagutangire kuri video aramubwira ngo tangira ubwire abantu iby'iyi video niboneye nyuma y'uko nari ngiye kwikorera karomani nari ngiye kwirira akantu nyigwira ku muromani dusa ati vuga ko ari njye vuga ko ari njyewe nibyo nkubwiye ngo nureba video neza urasanga iyo video uriya muntu afite ibyanwa uriya muntu afite ipfupfu buri kantu ntagiye afite ipfupfu nk'iryo urumva ariko ameze nka buri kantu sha nyine ndakora ariko reba neza ariko ameze nkawe pe ariko reba icyanwa ariko mujene arakidahawe reba icyanwa icyanwa cyo ntago ari iki rwose wabibonye reba icyanwa kirasumba iki cyanjye wagira ngo ni nk'ikimwe cy'ihene yaruhaye cyangwa icya buri kantu cyo kiraryamye mukuntu urumva abayasizemo n'ibipuderi n'ibiki byose nka bimwe bya ba kamarade batagira ubwanwa babukura ese bwamera he ubona bwamera he ubwanwa ariko mari ikintu musetse uri kubyumva rero
ko ari nk'ubu bwanjye bwe bwafata nyine hari ubwanwa rega babukinke rega oya ni kubushushanyije ngiye ntago wanshushanyaho hari ubwanwa bukinka ugasanga abantu bagiye kwishyiraho biriya bipuderi by'ibishiraje iyo woze ngo bita bitandukana nuko byari bimeze ntabwo ujya ubibona imisatsi yabo ukuntu yatangiye kuba yahagaze wagiye abadwaye bwaki twiyizire mu mwandiko uri kubyumva ibintu ndi kukubwira rero aba arayimuhereje aramubwira ngo mbabarire iyi nkuru ijye mu bantu ibisereri haba hikakitsemo ibyamarara bikijyamo akazungu ka boss barapostinze ngo ubu si ibingibi bijemo gute na video ya buri kantu itarajya hanze ng'abantu mwagarutse na biyera video ikimeni kiba kirapfuye ikimeni oya ntago cyapfuye ariko nabwo bapfuye kugikina gake gake babihaye umwanya ngo bibanze bitohozwe bahise barekura video bro wibuke habanje igifoto habanje igifoto cyuriya muntu ari nyine ari hagati mu maguru ari kuwonka ariko arawudahawe ariko udahawe agiraga ari kudaha ari ukuntu ujya ubona badahaga nyine mu mazi gutya basoyemo ikijerekani subizi se cyangwa ariko nari ngiye kubigereranya ntago nabigereranya aya wegereranye bitagereranyika uzi ibintu ngiye kuvuga ntago nabivuga abantu badahita banuka abantu batunze badahita banuka urumva yego ariko rikoreka n'urugero wenda abantu n'urugero hari ukuntu ubona inka iyo inka nyine iyo bari gukama ugenda hari ukuntu ugenda ukajya uyiha umutwe ukayiha igitwe ikajya izana ikiri ururimi gutya ikajya ngo niko kuwudaha hariya ni ukuvurwa n'abaganga nka 800 hariya ahantu ho kugira ashyiremo umunwa wanjye kaba sinawudaha pe iyi video rega buriya yanasohotse ari igice wapfuye ari uko video yose ifite nyine nibyo nkubwira nakubwiye ngo ni umuromani none se umuromani uziko akora igihe kingana gute ntabwo biba ari mu masaha bo bakasira boro iya boro ni nkaho ari itoro y'umuromani urumva nuwahiriya ni nk'ayitoro bakase kuko umuromani babanza bakazanaho ka intro nk'uko natwe nyine tubanza tugakata tiza mu kiganiro urumva barangiza bagahita ujya kureba nyine agatangirira ku makaresi n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo dukomeze jena narawuyora ndi kuwitegereza ukuntu yawuyoye ati mora nayora banza nawe ako ka video hano waba washyizemo iki kugira ngo udahe gutya ntacyo ezo harimo isukari imyunyu ngugu isukari guru urayizi ndayizi y'umweru za hakurya iki ara wabukurikiyemo iki nkacika inkuru ni umwunyu ngugu umunyunyu nta sindwe ribaho ryagira gutya urumva ukabona ahantu hari ubwatsi butohereye inka yanze kuburisha ugahita ugenda ukahanyara igahita ujyayo se abantu baragiye babizi none si inka inywa inkari inka zikundi igine inkari ziba zirimo ikintu kigeze nk'udwunyunyu none inkari yanawudaha buriya abantu baragiye ubwo barabizi twikomereze rero mwinjize mu mwandiko wawe ndakubwiye ngo video bayihaye kazungu ka boss bamukacika inote yangahe ya senkani agomeza kubiririmba buri kantu rero nakubwiye ngo iyi video ndibuze kuzanya ihuza n'iki na company ndabikurira iri hehe ngo iri Kanombe iyi nkuru ngiye kukubwira nta muntu n'umwe uyizi uretse nge nyine bro nabari ubwabo ntago baza ino nkuru nge nayikuye nibo nyine barabizi ariko nge nibazi aho nayikuye uri kuntindira nkacika inkuru dore rero iriya ntuza buri kantu furniture warayibonye iri hehe iri Kanombe iriya company ntago ari ya buri kantu kandi yanditseho buri kantu furniture ndaza kuza nkubwire impamvu mu nkuru yanjye nakubwiyemo nde umuboss uramuzi ntago muzi tuze kugendana neza rero buri kantu furniture ntago ariye niyo umuboss
uwo mubosi rero araza guhurira he n'ino video. Nibyo nanjye ndi Niko kwiba. kuntu ushaka kuza nkabihuza nga mu nkuru. Buri kantu yabonye iriya video aravanga iyi ngomba kwitwikisha. Buri kantu yahawe ikiraka cyo kwamamaza buri kantu furniture. Kandi yanditseho izina ryo we na buri nguni. Uri kubyumva itonde tugendane mu nkuru yanjye. Nakubwiye ngo ibi biri kuri page ya kangahe? Ya kane. Ndangije nza kumenya inkuru z'umukire ufite iriya buri kantu furniture. Urumva kuri mu mazina ya buri kantu nyine itonde nibyo ugiye niyo nkuru nyine shaka kugukacika nkacika inkuru. Umukire ni umukire waje ari umufana akunda buri kantu na buri nguni. Buri kantu na buri nguni bamaze kugera ku rwego rw'ukuntu bamamaza buri kantu asigaye akizwa mu bantu ba mbere bazi kwamamaza. Buriya ni n'abahanga. Yego barabajene n'abahanga mu bintu byo kwamamaza. Usigaye bibona buri kantu abantu basigaye bamukira mu bantu ba mbere. Bamugeranya na ba Jarambere Gatare Imana imwiruko ridashira, bakamufata bakamugeranya na wa musaza wundi bamamazanyaga na Jarambere Gatare wari utuye hari azanya byondo. Buri kantu ni mu muhanga cyane. Urumva buri kantu ubona ko ari mu bantu ba mbere basigaye bazi kwamamaza. Muhanga kabisa. Arangije uwo mukire wubwe abwira buri kantu ngo ngiye gukoresha izina ryawe ryanyu. Sibyo? Kuri kampani yanjye. Izina ndaryishyurira. Yego. Uri kubyumva neza? Tuze kugendana mu mwandiko neza. Izina ndaryishyurira. Amwishyura izina first of all. Ayo ni amafaranga ya mbere. Kubyumva? Yego. Amafaranga ya kabiri aramubwira ngo nyuma yuko ngiye gushinga iyatoriye cyangwa se buri kantu furniture urabana brand ambassador wayo. Uri kubyumva? Tuze kugendana neza. Ndimo neza. Arangije aramubwira ngo ndakwishyuye ya mbere. Ayamushyiriraho yizina. Uri kubyumva? Amukacika aya kabiri ya kampani yonyine yo kuba agiye kuyamamaza. Urumva? Ba buri kantu bakibona iriya video baravuga kuko dufite na projet y'ukuntu tugiye kujya twamamaza iyi kampani y'umukire. Uri kubyumva? Iyi video tugiye kugira gute kuyikoresha. Njemo niho ya video iza guhurira n'umukire ikaza no guhurirana n'iriya furniture. Yego. Ubwo nukuvuga ngo umukire ni we nyiri kampani. Yego. Video bayiguyeho baravuga ati mu Karomani ukuntu. Yego. Bigahita bihura no kuba bagiye gukora iriya projet yo kwamamaza bagiye kwamamaza iriya kampani. Wabyumvise? Yego. Aho najemo. Izi ni inkuru amatwi yanyu abatari yumva bro. Hano nkacitse inkuru. Niba ari ya nyayo nkacitse. Izi ni inkuru amatwi. Wowe uraza buri kantu wa iriya hari biriya bintu yabishinga gute? Oya yakubishinga yabishinga ubushobozi arabufite. Ntabwo aragira bro. Kubugeraho ibyo mitungo ye twibyinjiramo. Ariko mbabarira ibindi nitunabijyemo cyane. Nawe nakandaho kwino nkuru ndabiza arakandaho aravuga ngo ese kabaka ibi bintu bivuye. Waramubonye ejo bundi yaravuze tuyazanabica nyuma yuko basohotse yageze gute. Kacitse hano nkacitse inkuru. Kumbe bya bintu nahabiza bigahurira. Iyi nkuru ubunane shaka nahita nanayisozereka. Oya usura itohoje. Nkuru shaka nahita nanayisoza. Uzama pati tu ariko. Shaka nazayigukubita. Uzayinkacika. Nine nayigukacika ngewe none se ari iki? Duhindure page. Ubwo nukuvuga ngo iyi video ahantu ihurira bayiguye baravuga ati twayikore. Nakubwiye ngo kampani iriya buri kantu furniture. Buri kantu yaji umukire aramuhamagaye aramubwira ngo ngiye gushinga kampani kandi ni wowe iza kwitiritwa. First of all itamwishyura izina ryiwe. Amwishyurira kuba igiye gukoresha izina rye. Yego. Aramubwira ngo nitunayishinga uzaba witwa nka bosi. Uri kubyumva? Kwakuragira. Kuragira ariko ube na brand ambassador. Bagwa kuri video bari mu baromani. Yego bari mu baromani. Baravuga ati twayikoresha. Twayikoresha. Bakacika kabosi ibihumbi 50 ati. Kabosi bamuha inote 50 azaza bihakane. Kabosi ngo amagaye kanga inote ya senkani. Na warakanda. Na warakanda we inote ya senkani. Senkani ni meshi ku muntu ucuruza amayinite bro. Amayinite niba ngo ibihumbi 10 byunguka igiceri cya senkani niba ari igiceri cy'ijana. Biri serious? Ibihumbi 10 sinzi amafaranga byunguka ariko byunguka nk'amafaranga make. Amayinite mwana.
buriya amayinite ubundi kereka ari abantu ubona batanacuruza n'amayinite kandi Kazungu ka boss acuruza amayinite suzamakanye mobile money. hari abantu Kazungu ka boss nagaragera ku rwego rwo gucuruza mobile money gusa waracyazunguza n'amayinite ariko uzareba sara abantu ujye ubona hano mu mujyi ugasanga bari kwicuruza mobile money gusa utamubaza amayinite barango nibo bapfa kubona uduceri ariko nanone hari abandi twabonye impamvu uzabona ko mobile money itunguka cyane wabonye ko hari abantu basigaye bacuruza mobile money ukamukira amafaranga kuri kode akarenzaho yayandi kandi kuri kode uzi ko kohereza ari ubuntu yayandi agahita abaye njya mbibona ujye ubibona none inkuru komeza unkacika tuve mu by'amayinite ndashaka tujye ku yindi iyi tuyisoreza twambuke rero iyi none urahera he hindura page tuyisoreza hanga hindura page giye kuri page ya kangahe ya gatanu wabonye ibyo muri Afurika y'Epfo kwara amafoza wabibonye cyane ntabwo wabibonye nabibonye kwara amafoza tugize abakwe bangahe batatu uwa mbere ninde Nigeria uwa kabiri ubwo nuriya wa Ramaphosa nyine uwa gatatu burasese bare Suriya Uwedrago Doroguba noz Idrissa Uwedrago okay abo bo bamaze no kwimariye kubera iki dufite babiri twakita nka Cupurine ubu ngubu biracyari mu mishinga ariko nubwo bikiri mu mishinga ndaza nkubwire ko muri Tanzania bamaze kugira gute kunga indobo uwo muri Tanzania uzi ko bajyanye umuryango wose babategeye ku kibuga cy'indege yego bakajya kwerekana iki uzi ko byageze mu mafamiye uwo muri Tanzania none se na break inzi nkubwira ko umwaka utadufite ubukwe ugira ngo izo zo twazi ndumva twazinyweye mbabarira rero twinjire ko twabonye ejo Afurika y'Epfo mbabarira ubanza ubwira amazina arahuriye na Ramaphosa uko bivugwa ngo ni umuhungu burango wa perezida wa South Africa mbabarira ndaza kuza mete nkubwira aho bihuriye n'abantu ushaka kukubwira muno mwandiko mubwira abantu bavuye muri Afurika y'Epfo ejo bundi mubwire hoteli imwe bahuriyemo mubwire ahantu biza guhurira n'umuntu wari ugiye kureba Chris Brown ubwo ninde mvuze bavuga ko ari iki cye okimu tujye tugendana uyu musore bamwita Ramaphosa Tumelo Tumelo akaba umuhungu wande bivugwa ko ari umuhungu wa perezida wa South Africa ejo twabonye ifoto ivuga ngo iki twabonye status y'umuhungu wa Ramaphosa Tumelo apostinga Kate Bashabe yandikaho ngo my universe ni iki cyanjye mushiki wacu nyine yoya ariko nawe jya ubita ubivuga my universe bivuga iki jya ubisobanurira abantu bisobanure wowe uko jya ubisobanurira abantu oya sinzi uko ushaka kubisobanura we bisobanura uko ubishaka my universe yanditseho hariya ivuze iki tugendane reba nawe ngaho noneho kujya ubyemera aho binarimo biriho ndi kubisoma ndashaka kubivuga binarimo uri iki cyanjye bimbwire oya asumanye ngendi naguhereje ibintu aho ngaho nge ibyo bivuge ubundi imite ninjira mu mwandiko ubundi universe ni isanzure okay none nibyo nashaka kuvuga nese wumvaga ari nge shaka kubivuga niyo mpamvu rega maraguhaye ubundi buryo ubushaka kubivugamo wenda oya nago nashaka kugira gutya niki nago ari byo nashaka uko mba nakubwiye ngo niki ni universe wabivuga na nketa nkusubiza nakubwira ko ari isanzure yego ni isanzure kuko anga kuri page yanjye biriho naho kuri telefone naguhaye birimo uri kubyumva reka rero nze mwinjire mwino nkuru nyigukacike neza nkacike inkuru kwa Kigayeri bavuga ko ari iki aragira ahurira na Bashabe kwa Kigayeri se avuga ko ari iki cy'Abashabe ntago mbizi uko ajya avivuga shamwanda uzi ko ari impamvu ugiye nkubwira ngo inkuru zanjye ngaho nkacike inkuru avuga rero ngo inkuru kwa Kigayeri ubwe yivugira ko we na Kate Bashabe ngo bafitanye amasano muri famiye mukuru ayo masano se naya uri kubyumva ibya bindi byacu nyine wenda shana no ko ari mu byara wiwe oya masano yanjye na Irene ngo nyirakuru wavukana na nyirakuru nakubwiye ngo kwa Kigayeri ubwe ajya avuga ko we na Kate Bashabe bafitanye amasano wabonye ko Kate Bashabe ni umwe mu bantu tujya tubona keshi ari kumwe na kwa Kigayeri uri kubyumva yego arangije ejo muri twabonye ko muri birthday ya kwa Kigayeri Kate Bashabe ni umwe mu bantu twahabonye ariko se kaba ariko se
inkuru ugiye kukacika iraza guhurira hehe na Coach Gayeri kubera icyajemo Coach Gayeri ni wowe ubizi ugiye kunkacika niyo mpamvu rero ngiye kuguha inkuru nkacika inkuru dore rero ukuntu bimeze Coach Gayeri mu minsi ishize ubwo yari ari kumwe n'umwe mu bagabo bazanye Chris Brown muri Afurika y'Epfo urabizi ko Coach Gayeri bushize yavuze ko ashaka kuzana Chris Brown Coach Gayeri yamaze iminsi hariya muri Afurika y'Epfo ushaka kuvuga ko yatanze itonde ndaza kukubwira uburyo Coach Gayeri yahamagaye Bashabe ari hanze akabwira Bashabe ngo mbere yuko uzamuka banza unyureho mwereke diro tubanza gukinana South Africa dugego abamukacitse South Africa abamukacitse Tomero Ramaphosa wabonye Coach Gayeri hotel abasohokeramo warazibonye umukire se ari igitanga niza abakire Coach Gayeri nagajya ganira n'abantu b'abakire cyangwa batindi baravuga ngo buriya nawe nushaka gukira yuganira n'abakire cyangwa ugendere n'abakire kuko ntago ari nk'abandi bakubwira ngo tujye kunywa ibyuma nibyo mba nkubwira urumva ko mu minsi iza kuza ndaza gukira tangira ugendane n'abakire rero ndaza gukira kuko gene amaze kwitandukanya n'iki n'abavuzasi bose n'inzererezi urumva namaze kwitandukanya nazo urumva arangije aramubwira ngo sanga muri Afurika y'Epfo uze nkwereke diro twikinanira basohokeye muri hotel imwe nashatse kuvuga izina ntago yatwishyuye uri kubyumva bakijya muri iyo hoteli muhungu wa Ramaphosa sha yabonye umwana atambuka no n'ababana b'abanyarwanda we aravuga ngo dore my universe je baba we uzi ko yishyuye akavuga ngo ngenda ashaka kwicara kuri tebo y'abariya ya Coach Gayeri na ntuza se yerebye umwana aravuga ngo ye baba we amabere yikoza tosa nanayagira sha hana b'abanyarwanda kazi buriya aba bana hari ukuntu batambuka uzarebe noneho bita Jori warabikabiriza Jori we yarabyize yarabirepese yabyize muri Toronto ntago yabirepese Jori yarabyize kugenda bro uzi ko agenda ngo imbata uzukuntu igenda Bashabe noneho haciye impaka bya bintu byanyu by'ubugambo byo kuza kuvuga ngo imbwa niki yaratambutse umwana wa perezida arashega bro arangije ahita gute ngo aravuga ngo nguyu Imana yandemeye nguyu w'Imana yangeneye nguyu wo narose ubuzima bwanjye bwose nguyu wo nagize nguyu wo bavuze nguyu marayika agarutse ku isi nguyu uzasimbura Bikira Mariya urumva nguyu ikiwoki Yesu yazabyara Yesu ko Bikira Mariya yanamubyara ubundi se ntago bavuga ko Imana yirirwa handi gataye Rwanda ariko ntago bivuze kubyara Yesu none se kubitaye Rwanda no kubera iki ntago Imana ntago yaduhaye abakobwa beza bari kurebwa n'isi yose bari kurebwa na perezida Mabera akikora mako umuhungu wa perezida wabonye abana bacu niba bari kugenda bakajya hariya kuri za match za Arsenal baba bari mu biki bari kubrandinga igihugu cyacu neza ariko nabo ubwabo bakagira profi bakuramo bibrandinga ntago bakeneye inzererezi zinyarugenge none se umwana niba yifitiye ibiceri byiwe azabisangira nandi atabisangiye na Ramaphosa ubwo inzererezi nitwe babarira mwana babarira inkuru yanjye nayisoza inyarugenge buretse kuyisoza ndakubaza iyi nuza nyuma yuko Tomero Ramaphosa apostinze iyi nuza kuko ni kuri story yiwe ya Instagram urabizi ko biba ni Instagram urabizi ko bimara amasaha 28 ayo masaha rero ikintu cyatunguranye ntiyashize izi poste zaje guhita zisibwa mbabarira nyine nkubwira impamvu zaje gusibwa inkuru yabaye trend inkuru yaje kuzamuka bro nyuma yuko Kate Bashabe yari yahuriye n'uriya muhungu muri hoteli wabo nago bari babizi inkuru yabaye trend ku isi hose ati umuhungu aratangaje atangaje Imana yamuremeye uw'Imana isanzure ryasha shakontora Ramaphosa ashakaga kutugambana none umuhungu watubereye umukwe sha wabibonye bya bindi bajye bavuga ngo ndamenye uko okay none biraza guhurira niyo nkuru umwacitse winjira mu iby'ibukuru
yego nyine nibyo mubwira ariko biraza kugiraho bigira gute soza utangiye kumena biraza kugiraho bigira gute soza inkuru duhita tunayisoreza hano utangiye kwinjira reka twisoreze soza inkuru wakoze ndagushimiye vuga umwogoshi wawe haguruka aho ugende utangiye kwinjira ibukuru wowe umwogoshi Yesu umuzi